Muraho neza bakunzi namwe inshuti za Physio Rwanda, mbahaye ikaze muri video y'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe umwitozo woroshye witwa pelvic tilt. Ni umwitozo ukora ku bantu bafite ububabare buterwa na sciatique cyangwa se uburwayi bw'umugozi. Ni umwitozo kandi ukora ku bantu bafite ububabare bw'umugongo wo hasi. Ni umwitozo kandi ukora ku bantu bafite mu mugongo wo hasi hasa n'ahafunganye cyangwa se n'ahakomeye. Ni umwitozo kandi ukora ku bantu bafite imbaraga nkeya ku mikaya yo kunda ndetse no ku mugongo wo hasi. Birashoboka ko rero waba ubabara mu mugongo wo hasi cyangwa rimwe na rimwe ububabare bwawe bugatangirira mu mugongo bukamanuka mu itako cyangwa se no mu kuguru. Hari abantu benshi rero bafite ibi bibazo, ariko ikiba kibabaje nuko batamenya ko hari imyitozo yoroshye ishobora kubafasha kugabanya ububabare. Ibi rero bikaba ari byo bituma Physio Rwanda dufata iya mbere kugira ngo tubereke imyitozo itandukanye nk'iyi ngiyi mukomeza gukurikira umunsi ku munsi. Uyu munsi rero ndashaka kukwereka umwitozo umwe woroshye cyane bawita pelvic tilt exercise. Ni umwitozo ukoreshwa cyane muri physiotherapy ku bantu bafite ububabare bw'umugongo wo hasi, abantu bafite uburwayi bw'umugozi sciatica, ndetse n'abantu bafite kwagukomera k'umugongo wo hasi ndetse no gucika intege cyangwa se imbaraga nkeya ku nyama zo kunda ndetse no ku mugongo wo hasi cyangwa se icyo bita imikaya. Iyi myitozo rero muri rusange n'uyu nguyu ngiye kukwereka urimo, ni umwitozo cyane wo ufasha gukomeza imitsi yo mu nda ndetse no mu mugongo, ubwo ni na ya mikaya, bigafasha kugabanya ububabare no kongera ubwisanzure ndetse n'ubumere neza bw'umugongo. Muri iyi video rero turarebera hamwe icyo umwitozo witwa pelvic tilt ari cyo, turarebera hamwe kandi impamvu uyu mwitozo ufasha ku bantu bafite umugongo n'abantu bafite ibyo bibazo bitandukanye sciatica ndetse no gucika intege kuri imikaya yo kunda ndetse no ku mugongo. Turaza kurebera hamwe uko ukorwa neza, amakosa abantu bakora iyo bari kuwukora akaba yatuma batabasha kugera ku musaruro baba bifuza, cyane cyane wo kuba bagabanya ububabare cyangwa se kubukira. Turaza no kurebera hamwe inama zagufasha kubona umusaruro mwiza. Kwibutsa ko iyi video bigamije ubumenyi rusange, ntisimbura inama cyangwa se icyemezo cya muganga w'umwuga. Aho ndi buvuge ntusobanukirwe neza utanga igitekerezo ndagusobanurira. Niba kandi hari n'icyifuza ko nazagarukaho muri video yacu itaha, nacyo cyandike muri komenti nzakigukorere muri video cyangwa se nkigusobanurire nimbona ari cyo gomba guhita nkubwirira aho ngaho muri komenti. Nguhaye ikaze rero, reka dutangire dusobanukirwa ubundi ububabare bw'umugongo buterwa n'iki, ububabare bw'umugongo n'iki, n'ibyo bibazo bitandukanye byose bikemurwa n'uyu mwitozo turaza kubivugaho buri kimwe cyose nk'uko nabigusezeranyije. Ububabare bw'umugongo wo hasi navuga ko ari kimwe mu bibazo by'ubuzima bikunze kugaragara cyane ku isi. Abantu benshi bahura nabwo usanga bahora bataka, nibura ugasanga bavuga bati ubuzima bwari bwiza ariko kuba ndibwa umugongo ntabwo rwose ari ibintu nishimiye. Usanga rero bakunze guhura nabwo nibura rimwe mu buzima bwabo. Impamvu zitandukanye zishobora kuba zatera ubu bubabare zirimo nko kuba umuntu yakwicara igihe kirekire, zirimo nko gukora nabi akazi. Kugakora nabi ntabwo ari ukuvuga ngo wenda bagakoza ukica, ahubwo ni ukugakora uri mu mwanya utariwo. Urugero, ukagakora wihengetse cyane, ukagakora wunamye cyane, ukagakora mu by'ukuri uhengamiye uruhande rumwe cyane, n'ubundi buryo ushobora kwicaramo cyangwa ugahagarara ariko wumva nawe utameze neza. Ikindi kintu burya ni uguterura ibintu nabi. Ugasanga nk'umuntu niba agiye guterura ikintu hasi kiremereye arunamye ahise aterura, ntabwo burya biba ari byiza. Ibi bitera abantu ikibazo cy'umugongo cyane ndetse n'ibibazo bishamikiyeho bya sciatica ndetse no kuba iyi mikaya yo kunda yagira imbaraga nkeya. Ni ukuvuga ngo uburyo bwo guterura neza ubundi uba ugomba gusutama cyangwa se cyitwa squat mu rurimi rw'icyongereza, ukaba ari bwo buryo ukoresha, kuko iyo usutamye bituma umugongo wawe udakururuka cyane. Ibyo bikakurinda rero kuba umugongo wawe wakurya cyangwa se wakwangirika. Ikindi kintu gishobora n'ubundi gutera ububabare bw'umugongo nyine ni weakness cyangwa se ni ukubura imbaraga kw'imitsi cyangwa se
kw'imikaya yo mu nda ndetse no ku mugongo wo hasi. Ikindi ni poor posture, ya mimerere mibi, kwa kutamenya neza umwanya ugomba kwicaramo, kwa kutirinda ibintu byakwangiza mu gihe wicaye cyangwa se mu gihe uhagaze, kwa kutamenya neza uburyo ugomba kwicara ugororotse, kwa kutamenya neza uburyo ugomba kwicara utihengetse n'ibindi bitandukanye bigendanye n'uburyo witwara. Iyo rero by'umwihariko iyi mikaya ifasha gushyigikira umugongo idakomeye, ubwo ndavuga iyo ku nda cyangwa se no ku mugongo wo hasi, umugongo ushobora kugira stress cyangwa se ukagira igitutu cyinshi bigatuma habaho ububabare. Niyo mpamvu rero uyu mwitozo wa pelvic tilt ukorerwa nyine n'ubundi ahagana ku nda ndetse no ku mugongo wo hasi ufasha cyane mu kugabanya ububabare bw'umugongo. Pelvic tilt rero ubundi ni umwitozo umeze gute? Pelvic tilt mbere yuko nza kukwereka uko ukorwa, ni umwitozo ufasha gukomeza iyi mitsi cyangwa se imikaya yo ku nda, gukomeza imitsi yo mu mugongo cyangwa se n'imikaya yo mu mugongo, kugabanya igitutu ku mugongo ndetse no kunoza imimerere. Uyu mwitozo rero ukaba ufasha cyane abantu bafite umugongo wo hasi ubabara, sciatica ndetse n'izo nyama cyangwa se iyo mikaya yo ku mugongo wo hasi ndetse no ku nda idakomeye cyangwa idafite imbaraga zihagije. Ni umwitozo woroshye cyane ushobora gukorwa n'abantu benshi mu rugo, kandi ikiza cyawo ntabwo usaba ibikoresho byinshi. Bivuze ngo wowe kuba uhari ukaba wawumenye, ushobora kuba wakora uwo mwitozo mu by'ukuri ukabasha kuba wagufasha. Dore rero uko pelvic tilt cyangwa se uko uyu mwitozo ukorwa mu buryo bwiza kandi burambuye. Ni ukuvuga ngo uburyo ki uyu mwitozo ukorwa, usa n'uryamira umugongo wawe bisanzwe, umugongo wawe ukaba urambuye, hanyuma ugahina mu mavi yawe, wamara guhina mu mavi ukajya usa anukanda umugongo wawe wo hasi, usa n'usubiza hasi ku butaka ariko igice cy'inda kiza imbere. Ni ukuvuga ngo ni uko nguko ukorwa. Iyo umaze, ni ukuvuga ngo gusa nukandisha umugongo wawe wo hasi ku butaka ariko igice cy'inda gisa n'ikiza imbere nk'uko uri kubibona kuri video, ufata amasegonda 5 kugera ku masegonda 10, bityo ukaba wakongera ukarekura buhoro ugasubira mu mwanya usanzwe, ukongera ukaba wawusubiramo. Dore rero inshuro zo gukora uyu mwitozo, ni byiza kuwukora nibura inshuro 10 kugera kuri 15, ukawukora nibura 2 cyangwa se 3 ku munsi. Birumvikana ko rero ni umwitozo mwiza nakugiraho inama yo kuba wakora. Icyo ugomba kumenya ni ukuwukora buhoro kandi ukawukora witonze, icyo gihe biba bihagije. Ibyinshi wakomeza kumenya ni bimwe mu byiza by'umwitozo. Buryo uri gukora uyu mwitozo wa pelvic tilt buri gihe ushobora kugufasha kugabanya ububabare bw'umugongo, kugabanya sciatica, gukomeza iyo mitsi n'imikaya yo ku nda no ku mugongo wo hasi, kunoza imimerere ndetse no kongera ubwisanzure bw'umugongo. Abantu benshi kandi nakubwira ko bakora uyu mwitozo bavuga ko cyane cyane bumva baruhutse, kandi abamaze kuwukora bakavuga yuko bafasha cyane mu kugabanya kwa kwitsindagira cyangwa se kwa gukomera byabaga biri mu mugongo wo hasi, bishobora no guteza ibindi bibazo bitandukanye birimo na sciatica mu gihe bitabashije kuba byakemuka neza. Nyuma yo kumenya ibyiza rero by'umwitozo wa pelvic tilt, ni na ngombwa ko umuntu amenya amakosa abantu basanzwe bakora kugira ngo we mu gihe ari kuwukora abashe kuba yayirinda. Aya namwe mu makosa rero abantu benshi bakora. Nk'ikosa rya mbere ni ukudakoresha imikaya yo mu nda cyangwa se imitsi yo mu nda. Ibi ngibi bigabanya umusaruro mwiza. Ni ukuvuga ngo iyo uri gukora uyu mwitozo uba ugomba kumva ko nyine iyo mikaya yo ku nda cyangwa se ku mugongo wo hasi ari iri gukora, apana guterura icyo gice cyo mu nda ukoresheje amaboko. Ikindi kintu cya kabiri abantu benshi bakora nk'ikosa ni ugukora uyu mwitozo vuba cyane birukanka. Ni byiza burya gukora uyu mwitozo buhoro kuko nibwo ubasha kuba watanga umusaruro, ari naho abandi bakunda kuvuga bati burya umusaruro uturuka mu guhozaho. Ntabwo ikintu kimwe wagikora rimwe ngo bibe birarangiye. N'imyaka niba ugiye kuyivomera bisaba ngo uyivomere uyu munsi, ejo uzasubireyo, bucyo usubireyo,
nibwo ugenda ugasanga igihingwa cyawe cyabaye cyiza. No ku muntu rero kugira ngo umubiri ubashe kuba wakwiyubaka neza, niyo mikaya yo kundi ibashe gukomera, umugongo usubire mu mwanya mwiza, ntabwo gukora umwitozo w'umunsi umwe ibyo byagukiza, bisaba kuwukora kenshi ugahozaho, ariko ukawukora buhoro utibabaza. Ikindi kintu cya gatatu kiza mu makosa abantu bakunda gukora burya ni uguterura cyane umugongo. Pelvic tilt navuga ko ni umwitozo uzamo kunyeganyega buhoro cyangwa se kunyeganyega byoroheje. Ni ukuvuga ngo ni umwitozo udasaba mu mavu manini cyane, niyo mpamvu wirinda kuba wakora nyine ufata umugongo cyane cyangwa se ngo uzamure ku kigero cyo hejuru ku buryo ki ubasha kuba wabangamirwa. Irindi kosa rya kane ni ukudafata nanone umwanya uhagije. Burya ni byiza ko niba umaze gukora iyo ntambwe ya mbere n'iya kabiri zo kuri uyu mwitozo wa pelvic tilt, ubasha gufata amasegonda make mbere yo kurekura nk'uko nayagarutseho ajya gusobanurira. Ninde rero ugomba kwitondera uyu mwitozo? Ubundi habaho ibyitwa indications ndetse aribyo dusangamo precautions ndetse na contraindications. Ni ukuvuga ngo hari ibyo umuntu aba agomba kwitondera ku mwitozo runaka kugira ngo abashe kuba yabona umusaruro. Byumvikana ko hari ibyo utagomba gukora, hari n'ibyo ugomba gukora kugira ngo wa mwitozo ugende neza. Hari abantu rero bagomba kubanza kugisha inama muganga cyangwa se umuphysiotherapist, n'aba ngaba bakurikira: abantu bafite ububabare bukabije cyane, abantu bagira ikibazo gikomeye cy'umugongo cyangwa se bumva nyine umugongo wabo ubarya ku kigero kiri hejuru, ndetse n'abafite ikibazo cya disque, yaba yangiritse yaba yasohotse. Biba byiza gukora uyu mwitozo ubanje kuvugana na muganga. Igihe cyo gukora uyu mwitozo rero ni ikihe? Ni byiza gukora uyu mwitozo wa pelvic tilt mu gitondo ubyutse cyangwa se nimugoroba mbere yo gukora indi myitozo cyangwa se mbere yo gukora akandi kazi gasanzwe. Gukora uyu mwitozo buri munsi nibyo bizana umusaruro mwiza nk'uko nabikubwiye, ndetse mporamikubwira ko consistency is better than perfection, cyangwa se guhozaho ni byiza cyane kurusha uko wavuga ngo ndawukora nihwanyagure umunsi umwe. Soza rero navuga yuko hari n'inama zitandukanye abahanga bagenda batugira zo kurinda umugongo wawe. Burya kugira ngo urinde ububabare bw'umugongo, cyane ko ari nabwo buturuka ibyo bibazo byose, uba ugomba kwirinda kwicara igihe kirekire udahaguruka, ukagerageza nibura gukora imyitozo buri gihe. Si ngombwa ngo iyo myitozo iba iri ku rundi rwego rudasanzwe. Hari igihe tuvuga imyitozo kumva ko ni ibindi bintu biremereye. Ushobora guhaguruka ukinanura, ushobora gufata amaguru yawe ukayarambura, ushobora gufata umugongo wawe ukawurambura. The simple things, ibintu byoroshye cyane. Icyangombwa no kuba birambura umubiri wawe, ntugume mu mwanya umwe. Ikindi nanone ugakomeza kwita ku buryo ki witwara, uburyo ki wicara, ukareba niba ugororotse udahengamye cyane cyangwa se utari kwiyangiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ukanirinda kandi guterura ibintu nabi nk'uko nabisobanuye neza haruguru ntangira video. Pelvic tilt rero navuga ko ari umwe mu myitozo yoroshye kandi ukaba ari umwitozo ufasha cyane ku bantu bafite ububabare bw'umugongo cyangwa se sciatica. Iyo ukozwe neza kandi buri munsi ushobora kugufasha gukomeza umugongo no kugabanya ububabare. Niba rero ukunda izi video za Physio Rwanda, nta mpungenge rwose, kanda subscribe hano kuri channel yacu niba wari utarabikora, kuko ibyo ngibyo bizajya bituma video zose dukoze zihita zikugeraho mu ba mbere. Wibuke gusangiza iyi video undi muntu uwo ari we wese uziyafasha kugira ngo nawe abashe gusobanukirwa byoroshye.